yo urabizi se niyori noneho ateye indi ntambwe ya mbere y'urukundo. Niyori arongeye akora ibintu byamunaniye igihe icyo ari cyo cyose. Guys, ese murabona urukundo rwa Niyori na Nyambo rutari gukomeza gufata indi ntera? Urukundo rwa Niyori na Nyambo rukomeje kwiyongera, ariko ababirakariramo murabizi ko batabura, ababibabariramo ntago babura ba nyiri mashari. Guys, niba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga ukari ubwo bwa mbere ugeze hano kuri VK Empire, mwayikaze. Ndagusaba kugira ngo bakora subscribe maze tukomeze tujyanire muri ibikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi. Ive we agashari kenda kumunangura, Ive agashari kenda kumwica kubera ko Niyori asomanye na Nyambo. Ese guys, wowe urabona bikwiriye ko Ive yafuhira umuntu badakundana? Guys, ese ubona Ive we akwiriye kuba yafuhira Nyambo nkaho ari umukunzi we? Guys, rero niba rwego mbere ugeze hano kuri VK Empire, ndagusaba kugira ngo utange ibitekerezo byawe maze tukomeze tugende muri ibikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi. Nyambo na Niyori bo urukundo rwo rwakomeje kwiyongera, urukundo rwakomeje kuba urundi. Nyambo ndetse na Niyori urukundo rwafashe indi ntera, ntago noneho ubu ngubu tuvugana bapfa gutandukana. Niyori noneho asomye Nyambo bya nyabyo. Ese guys, wowe kuri umukunzi w'ibanga ikwigisha iki? Ese kuri umukunzi w'ibanga wungukiramo iki? Ese filime yacu Ibanga ikwigisha iki? Guys, rero ndategereje ibitekerezo byawe. Niba uri umukunzi w'ibanga, amashari yo yenda kwica bamwe, ariko abandi nabo bari mu byishimo. Niyori na Nyambo ibyishimo byenda kubarenga, ndetse na Kiramani wacu turabizi ko ibyishimo byenda kumurenga kubera ko ubu ngubu tuvugana yamaze gufata irembo kwa Queen, kandi turabizi ukuntu Kiramani yemera Queen bya danje, ariko ubu ngubu tuvugana yamaze gufata irembo iwabo. Ese guys, wowe iyo utekereje ko Queen atazi ko ari Kiramani bazize gufatira irembo, utekereza ko urukundo rwa Kiramani ndetse na Queen rwagenze ute? Ese wowe ubona ruzahita gupfa guhita rwemera, kandi tuzi ko Kiramani azi ko Queen afite n'umukunzi, ndetse tukaba tuzi ko Queen nawe afite umukunzi, kandi Kiramani akaba ariwe wagiye gufata irembo atari we mukunzi we? Ese guys, wowe utekereje wumva bimeze ute? Guys, rero niba uri umunyamuryango, ikintu cya mbere musaba no kuba wakora subscribe, ndetse ukanatanga ibitekerezo byawe ukambwira ukuntu wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Urabizi ko ubu ngubu tuvugana Tereza yamaze gufata umwanzuro ko nta n'ikintu na kimwe azagurisha ngo ni ukugira ngo babahe amafaranga. Turabizi ko Tereza ubu ngubu tuvugana yamaze gushyira hanze ukuri ko kugira abone imitungo ze yagurishije Kiramani. Ese murabona igihe Niyori azaba yamenya ko Tereza yemeye kugurisha umwana we kugira ngo Niyori abone ukuntu abaho, wowe utekereza ko Niyori wazabyakira neza cyangwa se Niyori azabyakira nabi? Guys, rero murabizi ko filime yacu Ibanga ari filime yanyu, murabizi ko ibikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi ari mwe tuba turi gukorera. Rero ikintu cya mbere ngusaba ni ukuba watanga ibitekerezo byawe maze ukambwira ukuntu uba wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Ikintu cya mbere kiba gisabwa hano kuri VK Empire ni ukuba watanga ibitekerezo byawe ukanakora subscribe, maze ukajya ubona ibikorwa byose mba ndi gukora umunsi ku munsi. Guys, rero Ive we butuvugana ari hafi kwiyahura. Ive butuvugana agashari kenda kumwica, agashari kenda kumunangura. Ikintu nagusaba kugira ngo ube wasengera Ive ave mu ngeso mbi zo gufuhira umuntu badakundana. Ese ubona urukundo rwa Niyori na Nyambo ubu ngubu tuvugana hari umuntu warwitambikamo ku buryo rwasenyuka? Ese ubu ngubu aka kanya tuvugana ubona Niyori na Nyambo bongera gutandukana bigashoboka? Guys, niba nawe uri umukunzi w'ibanga, ndagusaba kugira ngo ube watanga ibitekerezo byawe, ube wambwira ukuntu wiyumva niba Niyori na Nyambo ubu ngubu tuvugana ukuntu babona bongera kuba batandukana. Niba
hari ikintu cyabajyamo hagati bakongera gutandukana. Njyewe mbona ntacyo. Wowe niba ugifite ndagusaba kugira ngo watange ibitekerezo byawe maze tuganire kuri filime yacu Ibanga. Kandi murabizi ukuntu tubakunda, murabizi ukuntu muri abantu b'agaciro, murabizi ukuntu muri abantu b'intware hano kuri VK Empire. Ikintu cya mbere gisabwa ni ukuba umunyamuryango, kandi kuba umunyamuryango ni ukuba warakoze subscribe hano kuri VK Empire. Guys, rero murabizi ko filime yacu Ibanga ihari, kandi namwe abakunzi Ibanga turabizi ko muhari, kandi turabizi ko muba mudushigikiye mu bikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi, kandi turabizi ko mwebwe mukunda Ibanga mutaba mwifuza kuba mwayicikwa igihe icyo ari cyo cyose yaba irasohokera. Guys, rero niba uri umunyamuryango, ikintu cya mbere ngusaba ni ukuba watanga ibitekerezo byawe maze tukaba tuganira kuri filime yacu Ibanga. Guys, rero nta gutindiye, murabizi ko twebwe tudatinda mu magambo. Ndagusaba kutabura kuri episode yari yose ya filime yacu Ibanga ndetse na benesense yari yose ya filime yacu Ibanga. Ndabakunda cyane kandi muri abantu b'agaciro kuri filime yacu Ibanga.